Welcome back again, guys, to the Minos Kitchen. Dongeye mbahaye ikaze mwese abakunze video y'ubushize yo gukora ibiraha. I felt thank you so much. Thank you for the comments and the likes, everything. Thank you so much. So today hari abantu bakunda hari abantu bakira abashyitsi ukibaza senda bakiriza iki. Mbazaniye recipe yoroshye mwatekera abashyitsi banyu, inshuti zanyu, umuryango wanyu, namwe ubwanyu mwakitekera ibitoki. Hari tuzi ko ibitoki birya bitogosheje, cyangwa bitetse nk'imvange, cyangwa se kubirya kwa kunda ari amafiriti y'ibitoki, ariko hari n'ubundi buryo ushobora kubitegura nka snacks ukabyakiriza abashyitsi. So nanjye ubu mundeba ubu nibwo ndi kubyiga, so muze twigane umutetsi wacu kabuhariwe turebe uko bimeze. And if you're going to try it, remember to write in the comment and tell me that you're going to try it. Kandi mumbwire resulta n'ukuri, mumbwire resulta abantu babitetse, mumbwire how did it turn out. Abantu batetse ibiraha, let me know. So guys, everyone, welcome to Minos Kitchen. So first of all, ugomba gufata ibitoki byawe. Ibitoki, guhata ibitoki muri ubu buzima. Wa mukobwa King James yaririmbye. But ufata ibitoki byawe ukabyoza neza. Iyo udashaka ko amakaka magufata ku ntoki, ufata amavuta aringaniye y'ubuto ukisiga ku ntoki kugira ngo amakaka matagufata ku ntoki. Hari abantu bazi ko abantu batunze inzara nkizi batajya bahata ibitoki. Here you see ibitoki birahatwa. So ufata ibitoki byawe ukabitonora neza. Hari abantu baba bashaka kubitonora bakumva babihata, it's fine as well, ariko I think for the better results wabitonora cause nta kintu bitwara, nta kintu bakobwa nkumi gutonora ibitoki nta kintu bitwaye. So ukabitonora ibitoki byawe byose. Ngewe I didn't use many cause it was just for me to see if I can prepare these snacks next time. So abantu mushaka kuzansura ngabategurira zino snacks, let me know. So ndegura ibitoki byanjye neza, ukabitonora, wamara kubitonora ukabishyira mu isafuriya irimo amazi, cyangwa se ahantu uri bubishyire harimo amazi kugira ngo bitaza guhinduka umukara. Wamara kubifata ukabironga neza, warangiza ugafata ifrushette kugira ngo, is it like a design? I don't know what that is, like kugira bibe bisa neza kwa. Ugafata ifrushette ukagenda ucishamo, icyo ucishijemo kakironga n'ibindi byose ukagenda ubigenza gutyo umeze nk'uri kubiharata. Hanyuma kubiharata harya ni Kinyarwanda cyangwa iryo jambo ribaho, I don't know, don't mind that. Umeze nk'uri kubiharura. So hanyuma ibitoki byawe byose ukabigenza gutyo kugira ngo nuza gushyiramo ikirungo ndubereke mu kanya bize koroha. Hanyuma igitoki cyawe kiba kimeze gutya nk'uko uri kukibona no ku ruhande, and then ukabiharatura mana yanjye, ukabiscratching. Hanyuma warangiza ukabironga neza byose, amazi aba ameze nk'ariduka. Hanyuma ugakuramo ayo ngayo ugashyiramo ayandi kugira ngo ubyoze neza nyine ubone ko byakeye fresh. Hanyuma warangiza wamara kubironga neza byose n'akabaraga. Wamara kubironga neza byose ubona ko bikeye, amazi ari kuvamo atakiri kureduka cyane, ugafata bya bitoki byawe ukabikura mu mazi, hanyuma ukabishyira ahantu humutse, haba kuri cutting board, haba ku isahane, ku plateau, aho wumva wateguye wowe. Hanyuma bya bitoki byanjye ngibi dore ukuntu biba bimeze umaze kubiharatura, umaze no kubironga, nuko nguko biba bimeze. Hanyuma ntago bigusaba gufata ibitoki byinshi pe. Ngiye dore nari nifite nk'inite inite zanjye zingahe, kandi I did something great. So hanyuma ugakata imitwe y'ibitoki just kugira ngo bize bisa neza if you want, and if you don't want you don't have to.
warangiza ukagenda ukimanyuramo kabiri kabiri kabiri, warangiza dore bya bitoki byanjye ngibi ahantu biri bimaze gukatwa. Warangiza kubikata wabishyize ku ruhande ugashyiraho royiko. Iyi ni royiko y'ifu. Royiko habaho royiko itarifura. Mutwihanganira abantu turi kwiga guteka sometimes ibintu biraducanga. So iyi ni royiko, ugashyiramo utuyiko tubiri twa royiko. Hano nishyizemo kamwe, mbanze ndebe niba bihindura ibara. Ako biterwa n'ibitoki ufite kuntu bingana, cyangwa se quantity y'ibitoki ufite niyo igena royiko uri bushyiramo kuntu ingana. So ndavanga, hanyuma mbona ntabwo bifashe neza, and then I decided to add more. Hano nshyiramo indi royiko. Ubaye ufite ga wazambara ugakoramo ukabisiga neza kugira ngo nyine ifate neza, bihindure irangi bise neza. Reba hano ukuntu bitangiye gusa, it looks so good, wagira ngo umuntu yashyizeho ikindi kirungo. Iyi ni royiko gusa. Hanyuma wabona ko ibitoki byawe byamaze guhindura ibara, ugafata ipanu, isafuriya, ikintu nyine watekamo ifiriti icyo ari cyo cyose, cyangwa se sote icyo ari cyo cyose, ugashyiraho amavuta ahagije. Hanyuma ugafata bya bitoki byawe wamaze gusiga royiko, ukagenda ubirambura mu ipanu yawe cyangwa se mu isafuriya yawe. Hanyuma wamara kubishyiramo bitewe n'ukuntu amavuta yawe angana, n'ukuntu isafuriya yawe ingana, cyangwa se ipanu yawe ingana, you wait. Urategereza paka bihiye. Ubu ngubu ngewe ibintu byo guteka ama snacks, kujya gusura abantu ukabona nyine nkora kubaha ubunyobwa cyangwa ikino, no kuzambategurira aga snacks abaza kunsura bwa mbere, let me know. So guys, here we are. Ibitoki byawe urabireka nk'uko uteka sote cyangwa se ifiriti y'ibitoki, niko nayo urabireka bigakomera, bikabanza bigakomera kugira ngo nyine biza kuba birikika. Or else, cause like ibi ngibi ntabwo ari kimwe nk'amafiriti. Amafiriti yo cyangwa se nk'ibirayi ubushize, ibirayi twashyizemo bihinduye ibara tubona wabikuramo, ariko ahantu aho bitangira guhindura ibara, ntukareke rya bara washyizemo rya royiko rigushuka ukagira ngo cyahiye kandi kitarashya. Urabanza ukakireka, ukabona ibara ryari ririmo ryari gold ritangiye kwijimamo ukuntu. I guess ni mu bigeragezamo mu ukuntu biba bimeze, bitangiye kuba how do I call this, I don't know. Ubona nyine biri kanze mu bishe ukuntu biba bimeze, ku buryo wumva nyine ukavuga ati igitoki cyanjye ubu ngubu cyahiye. Wagiservinga ukagihereza abashyitsi bawe, inshuti zawe, cyangwa umuryango wawe. Dore ukuntu biba bisa neza. Please, if you're going to try this, please let me know. Kandi abantu mwate comment mushaka kubona duteka makaroni, abashaka ko harya ikindi niki, we're going to do it very soon. So dore ukuntu ibitoki biba bisa neza, ugategura ku meza, ugategura n'akaji kawe, cyangwa se ikindi kintu cyose wateguriye abashyitsi bawe, bakaba banywa mu gihe bategereje ibindi, cyangwa se nimba nta n'ibindi bihari bakanywa ibyo ngibyo bagataha. So here we are. Dore ngiyi recipe nashaka kubigisha abantu bari bubigerageze. Please let me know if you're really going to try this. I can't wait for the comments on this one. Uku nguku niko ngiye kubereka ukuntu igitoki kiba kimeze mo imbere. I think you all know, guys. You all know. It's not something new. See it. Oh my God. This thing, so delicious. So try it and let me know if you've tried it. Thank you. Ciao, ciao.